nguhaye ikaze kuri uru rupfu ruri giturumbuka. Ngira ngo urupfu rwa perezida kurugarukaho cyangwa kuruvugaho ni na ngombwa ko iyi manda ntizarangira. Iyi manda iriho iyobowe na Evariste ntabwo izarangira Safishi itarakora igikorwa yatumwe gukora. Ubu rero niho bigeze, iby'i Burundi byamaze kunukira abantu benshi. Umurwa ugiye kurimburwa. Uwo murwi witwa Ruburakigongo witwa Safishi, nukuvuga nukoza. Ese uwo murwa urahari ubundi? Urahari, noneho birasohoye, ntabwo bitinze. Ese ubundi wasenza ahubwo Imana ikabikora hatabayeho kuba wenda hameneka amaraso cyane? Bakavaho bate? Hari n'akarwi k'ibisiga Imana yateguye, nabyo birakeneye kurya, nabyo birashonje. Hari ibisiga bigiye kuza kugira ngo bitabagure. Hari kandi karwi k'imbwa, imbwa nazo zigiye kurya. Kwimura kw'Imana, Imana ije kwimura Evariste Ndayishimiye, bizagenda gute muri iki kiganiro? Nyemerera rero nkuvire imuzi n'imuzingo. Imana izanye urupfu kuri Evariste Ndayishimiye, ruzaba ruturutse he? Ninde uruzanye? Azicwa gute? Bizagenda gute? Bamwe bavuze ko azaraswa, abandi bavugwa ko yahanurirwa mu ndege, mu buhanuzi butandukanye muri iki kiganiro. Ndagira ngo rero nkusobanure urupfu aho rugomba guturuka. Kandi uru rupfu nk'uko nabibonye kuri iyi foto ni urupfu rw'umubiri, ntabwo ari urupfu rw'umwuka. Ariko mu busanzwe kubera ko Imana ishobora kurekura perezida agapfa, nta muntu burya wica perezida. Perezida avuka kubw'umugambi w'Imana, anapfa kubw'umugambi w'Imana. Muri iki kiganiro ngira ngo niho tugiye kugaruka, noneho turebe Uburundi twahanuye, bwahanuwe n'abapfumu bagiye baraguza batera inzuzi bakabona ubwo Burundi. Kubera icyo ubwo Burundi bugiye kuza ari uko hamenetse amaraso menshi. Ese birashoboka ko bwanaba Burundi bwiza nta n'amaraso asesetse? Muri iki kiganiro rero turagushimiye gukanda subscribe cyangwa se sabone mu rurimi rw'igifaransa. Ariko ngira ngo ahanini nyamukuru nge ngarutse ku rupfu rwa Evariste General Major nyene cyubahiro Ndayishimiye. Ngira ngo ku ifoto wabibonye, nta muntu utazapfa, nta n'umuntu muri iyi si uzatura nk'umusozi. Ariko buriya umuntu akwiye gupfa ntatuma abantu benshi bapfa. Niba Habyarimana yarapfuye hakaba jenoside, uyu musa none Evariste Ndayishimiye urupfu rwe rukaba rwakururira abarundi benshi guhona, nakaga mukwiye kurira no kuboroga. Ibyo bintu ntibibi. Niba hari icyakorwa tugahagarika runo rupfu, nacyo turakivuga. Niba kandi nta n'icyakorwa, nabwo tubiganireho tubivuge. Kandi nanone ntabwo tushimishijwe no gupfa, oya, dushimishijwe nuko Imana yacyura umugeni akaronka ubugingo buhoraho. Ntugire ngo upfuye abona ijuru, ahubwo umugeni arasinzira akabona ubwami bw'Imana. Eske kubera iki marayika none wavuze ko ingoma ya CNDD-FDD igezwe ku iherezo, manda cyangwa ikiringo perezida atazakirangiza? Kubera iki nanone tuguma twibaza tunavuga ngo eske abarundi n'abarundikazi, hari Nyangoma n'impunzi, hakaba Reditabara, Majoro niyo mbare n'impunzi, hakaba n'abandi bagiye mbere n'abandi bagiye nyuma. Abo bose bategereje ukwikukira, bategereje demokarasi, ariko yo gufiringa ibyishimo n'umunezero mu gihugu cy'amata n'ubuki. Kandi abo bantu ese koko ubundi biteguye kurwana kugira ngo bagere ku butegetsi? Ese ubundi finance yabo n'imbaraga zabo Imana iri kumwe nabo? Muri iki kiganiro nyine, yenda n'ikiganiro binadukundiye gishaka gutwara iminota 30 cyangwa 20 irenga, ariko nge niho ndi bugaruke ndi bwibande. Hari abantu bari mu Burayi bahora bazenguruka bazerera, ariko bafite igihugu cyabo cyari gitunze no kurusha icy'Ububirigi. Bafite igihugu cyabo gitunze kurusha Canada. Ndabara umutungo wo mu butaka no mu nyanja n'ubwiza n'ubuzima. Koko hari ahantu ushaka kujya wanywa amazi ukarwara, cyangwa wajya injya bugacujya mu bitaro, ariko hari ahandi unywa amazi bitagusabye kuyahingura mu buryo buhenze cyangwa bugoye. Urumva ishobora byose bishimirwa. Uyu munsi wa none rero abahanuzi benshi bari guhishurirwa urupfu, bandi bakereka urupfu, bandi bakarota urupfu. Kandi ntabwo benshi ari opposition. Hari igihe uri mu gihugu ahita avuga ngo ni RPA, ngo ni abantu bari kurwanya igihugu.
ni opozisiyo nk'uko nanjye harimo n'ababyitiranya. Ntabwo turi intumwa y'umuntu cyangwa ibintu cyangwa abantu, turi intumwa y'Imana tunyuzamo ubutumwa bwiza Imana iduhaye. Uyu mubyeyi rero nyine cyubahiro Evereste Ndayishimiye, hari uburyo bubiri igihugu kigendamo, ari nabwo ndi bugaruke hano muri iki kiganiro. Hari uburyo ushobora gutwara igihugu kikarasuka mu marembo y'ubugingo n'abene gihugu bacyo. Hari n'uburyo ushobora gutwara igihugu plan A plan B, igihugu kikarasuka mu marembo y'urupfu n'inkota n'umuhoro. Akawa muntu w'umuhanuzi nababwiye ndi buberekemo hano, wavuze ngo imbwa zizahaga, ngo n'inkona zihage. Urumva ibyo byaba bisa n'ibi byabaye mu Rwanda. Ese ubu hari umunyafurika ukifuza ko muri Afurika haba indi jenoside isanga yabaye muri Afurika? Ese ubu Imana, uyu ni umugabane udakwiye kuba mu byago, mu mage, mu makuba n'agahinda, kuko uyu mugabane wararushye, warababajwe. Hari abantu bafashwe ku ngufu, shitani bageza aha. Hari abantu basahuwe, hari abantu bariganyijwe, hari abantu banduye sida, hari abantu batazi base, hari abatazi ba nyina, hari abantu baba mu mpunzi mukazanaryamana nayo, mbese bafite ubuzima burushye. Twebwe yenda turi mu gihugu tuguwe neza, ariko s'il vous plaît, abo bantu muhuye cyangwa Imana iguhaye ifoto yabo ukagira amahirwe ikagukora ku maso, hari ibintu amaso n'umutima bitihangana, ugahita uhombokamo amarira ukarira kubw'ibyo ubonye. Uyu munsi wa none rero unyemerere muri iki kiganiro twibaze ngo esike ubundi Evereste azumvira Imana arekure nta ngwani ibaye? Twibaze muri iki kiganiro ngo esike General Major Evereste Ndayishimiye azumvira abanyepolitike n'abajyanama be, yere gufata igihugu ngo agihe mugenzi we? Kari ukuntu twumvikane, nushaka untera amabuye cyangwa ubivuga, ariko hari ukuntu umuntu ashaka ngo nakabaye samuragwa. Abaye samuragwa bigizwe nande? Perezida njya akampa kutwara cyangwa kuyobora cyangwa ubutegetsi, ariko koko abishaka. Si intowe n'abene gihugu, si impano ufite yo kuyobora igihugu, si n'ubushobozi, si n'ubunararibonye ufite bwo kuba ngiye guteza imbere igihugu, ahubwo ni ukugira ngo imitungo yacu n'imiryango yacu n'inshuti zacu n'umugambwe wacu tudatakaza icyubahiro n'amapeti. Ubwo hatwarwe nk'abaperezida nka 5 bo muri CNDD, noneho abo bazajya kurangiza abana babo bahite bagaruka bahe inkuru nziza, bagaruke ku mwana watware, neva basubire ku mwana watware. Ntuzi uyu nguyu bamwita Reverend Kuri, umwana we tware. Ubwo abaperezida 5 iyo batwaye bose bo mu ishyaka rimwe, igihugu abana babo uwatwaye bwa mbere abageze igihe abaye umukukuruke w'imyaka nka 40, niwo bageze igihe cyo kwima ingoma nawe akagira ate agatwara. Noneho rero ibyo ngewe buriya gihusha no kuyobora igihugu uri umuntu umwe, agaciro naguha ndetse n'ijwi ryanjye nkari guha, nijoro nkarirara, kanemera kuraswa, icyo wankoresha cyose nkacyumva mpiterambere. Igihugu igitutsi kive ku gihugu, urubwa ruve ku gihugu, mwene gihugu abeho neza. Naho je nubwo nubundi ngenda muri V8, ariko wagera muri quartier umuntu ugasanga aracyasaba wampaye agakurutu cyangwa agapipiri, umuntu ari gusaba wampaye 100, wampaye 50, undi agasaba ati ndaburara. Ugasanga abantu baracyatanga ibyifuzo by'uko baburara babwirirwa. Nje ndi miliyoneri, fite ubwato mu nyanja yirabura, fite ubwato muri Mediterane, fite ubwato mu nyanja y'umukara. Mu by'ukuri hakaba harimo abandi bantu baburara. Ngira ngo ubaye ufite uwo mutima, uba ari umutima w'abadayimoni, uba ari umutima wa shitani. Niyo mpamvu rero Imana yagukunda uri perezida mubi nka Hitler, igagukunda uri perezida mubi nka Mao. Reka mbivuga uko kubera ko twakoronejwe n'abantu bavuga ko Hitler ari mubi, nk'Uburusiya bavuga ko ari mubi. Dukoronezwa n'abanyaburayi batubwira ko Mandela ari mubi, ari umunyagitugu. Rumumba ari mubi, Thomas Sankara ni mubi. Abo bose reka tubare ko ari babi koko, nk'uko abo bazungu babibona. Ariko ngewe unkoroneje ukaba perezida mubi, ukarasa abantu, ugafunga abantu, ukadutwara mbese mu bushobozi bw'indengakamere, ariko igihugu kikaba kiri kugenda kizamuka. Ibyo bintu
Mao yayoboye Ubushinwa buza kuvamo buno Bushinwa turi kubona, ariko bagakora ibintu by'ibitangaza, bagafata nk'uruzi nka ruriya rw'Akanyaru bakarusubiza ruguru rukajya mu baturage, rugatanga imvura aho itari, ahari ubugaragwa bakahahinga. Tubona ubushobozi bwa Isiraheli yigisha ubuhinzi, nyamara yo nta mazi igira, amazi yose yakura mu nyanja. Tubona ubushobozi bwa Afurika y'Epfo igeze itunga intwaro za kirimbuzi. Mwibuke abo bantu bageze kuri urwo rwego. Uyu munsi wa none ni ibicibwa, ni ibivume, ni abantu udashobora kuba ngo wagirira imbabazi. Abo baharaniye Afurika, ubwigenge bwa Afurika, bose mu Burayi ni ibicibwa. Fidel Castro, Cuba, abo bose, Korea ya ruguru, Kim Jong Un ni umunyagitugu mu itangazamakuru. Vladimir Putin ni umunyagitugu mu itangaza, ariko ateje imbere igihugu. Rero nanjye ngarutse hano nakubwira ngo niba perezida ari mubi mu buryo nk'ubwo abanyaburayi babibona, ariko agateza igihugu imbere, Imana nta kibazo yagirana nawe. Rwose ashobora kuba adasenga, atanerekwa, atanahishurirwa, ariko akaba afite muri we umutima wo kuzamura igihugu akagihindura kimwe. Ntabwo rero wavuga ngo igihugu ntikivuka umunsi umwe, birumvikana nk'uko biri bivuga, ariko ntabwo igihugu gishobora kumara nanone imyaka 100 ngo uvuge ngo abaciyoboye bose ni babi cyangwa se ni beza. Ibyo byo yenda biragoye, ariko ntabwo haburamo n'umwe wakiyobora. Ariko niba umaze imyaka 10 uyoboye igihugu ukabona byaranze, n'amashanyarazi byaranze, n'igitoro biranze, imvaruganda iranze, mu busanzwe ufite amafaranga, ibyo bintu wakabaye uvuga uti rwose nta muntu nongera kwirwa mparira nawe cyangwa ashwana nawe cyangwa ndwana nawe, ahubwo reka nkurema kanje karenge mparira abandi nabo batware cyangwa bayobore. Tera gatebe rero tuganire. Nyabarongo yica uyizaniye. Ndayishimiye aragwa mu maboko y'Imana, ndayishimiye aragwa mu maboko ya opposition, ndayishimiye aragwa mu maboko yabo bakorana. Koko muhanura byinshi, nanjye nahanuye byinshi. Uru rupfu rwe rero mureke turugarukeho, twibaze, tubazanye. Ahari abagabo ntihagwa ibara, niturangiza turebe icyo gukora. Muri ubu butumwa Imana ikumera umugisha, twibukije gukanda subscribe, rwose ntubyibagirwe. Nagira ngo nkumenyeshe cyangwa nkubwire ko bizagaragarira muri activite z'imiyoborere. Niho ubona urupfu rwa perezida. Bizagaragarira mu mibanire ya perezida n'Imana nawe, mu mibanire y'abaturanyi nawe, mu mibanire y'abene gihugu nawe. Ibyo bintu byonyine nta nubwo Imana yo burya urubanza iba yaranarushyize imbere yawe. Icyo biba nicyo wimbura. Niba perezida biba amahoro se arasarura ibyago gute? Niba aharanira ibyiza akabiba ibyiza arasarura ibyago gute? Perezida ni umunyamugisha, ni umunyamahoro, ashyirwaho n'Imana nk'umwami, abandi bakagaragaza ko atari umwami, ari umunebwe. Ibi byaramunaniye, ibi yarabishoboye. Abandi bakamubona nka Yezu wabacunguye, bakagwanira ingoma ye bakanayikomeza. Ndagaruka rero ugiye ku rupfu rw'uyu mu perezida, aho rushobora gukomoka n'inkomoko yarwo, kandi rushobora kubaho rukaba rubi cyane cyangwa se rukaba urusanzwe. Ni ipfebyeri ndi bukubwire, na nyene ubutumwa nanabwumva, we niba ushobora kuvuga ngo ndanyuriye inzira cyangwa iyi, kandi kwirinda kuruta kwivuza. Iyi nzira imwe nayinyura egare gutsindira urupfu, iyi nzira nayinyura egare kuba yinjiye mu rupfu, ari narwo ndi busobanure, ari nabyo ubonye kuri iyi foto ndetse na tamuneri yayo. Mu by'ukuri rero ni urupfu rw'akamaramaza cyangwa se ni urupfu rw'agahinda n'umubabaro. Reka mbivuge uko. Igihe cyose yakamandaza umutima nyene cyubahiro, agafunga umutima, we akumva umutima we urakomeye, kutumva no kutumvira ni icyago gikomeye cyane. Hari imbaraga zakoreshejwe 2015 zo gukuraho umuhisi, ariko biranananirana ntiyanavaho. Ngira ngo ntabwo ibyo bizigera binagaruka. Oya,
navuga ngo ntabwo bizagaruka. Uyu nyine cyubahiro hari uburyo bumwe bw'umutima we n'ubwenge bwe, hari uburyo bumwe rero bwo gutwara igihugu kikarasuka mu marembo kitari bugwe mu bibazo. Hari n'uburyo bundi bwo gutwara igihugu nawe ukaba uzi neza ko uwo murongo uri kukinyuzamo kigomba kurasuka mu marembo y'intambara, hagapfa benshi, hakarimbuka benshi cyangwa hagahona benshi. Ni uburyo bubiri, plan A, plan B ushobora kunyuzamo ikintu. No mu buzima busanzwe no mu rugo rwawe no mu buzima bwawe hari ahantu unyuza ibintu ukabona ko ibyo bintu inzira bifashe bizarasuka kuhasiga agahanga. Noneho hari inzira nanone unyuzamo ikintu ukabona iyi nzira unyujijemo ikintu bizarasuka ari paradizo. Urugero buno butumwa ndi kuvuga cyangwa se n'ibindi navuze, ubu ni ukuvuga ngo ndi mu nzira naka ishobora kuzarasuka ahantu naka, uretse yenda ko ibi mvuga bifite nyenebyo, ubwo nyenebyo niwe ubikingira nanjye akankingira, ariko ku bw'abantu ntabwo wakirirwa ntiwanarara. Noneho rero mu buryo bumwe cyangwa mu buryo bworoshye umuntu ashobora gutwaramo ikintu ntikiteze akaga, nibwo buryo tugarukaho hano. Nyakubahwa Evariste General Majoro nyine cyubahiro igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, mbivuga uko uburyo igihugu kiri kugendamo we biramusaba ko akata cyangwa agahagarika. Noneho naguma muri uyu murongo, muri iyi sisiteme, iyo si intambara y'Imana, ni intambara umuntu ubwe aba yakereye. Bibiliya ivuga ngo imbere yawe shyizeho inzira ebyiri, nuhitamo imwe niyo, nuhitamo n'indi niyo. Haba inzira rero navuga umuntu anyuramo ari kuyibona ko ari inzira mbi, ariko akayikomeza ko nta yandi mahitamo afite. Hari n'inzira ariko kandi nabwo ntibibaho, nta mahitamo mabi abaho ku buryo utasubira inyuma, ahubwo nuko umuntu aba afite kutagonda ijosi. Reka mbivuga uko, kutagonda ijosi. Uyu nawe rero niba atwaye igihugu mu buryo bw'imbonerakure n'abakenyerarugamba. Imbonerakure ntabwo zikunze igihugu, nta nubwo igihugu bakizi, ni abafana. Nk'uko mubona umuntu afana Manchester atayizi, n'abari abakinnyi nta n'umwe bazigera bahura akarinda ajya mu butaka, nta mukinnyi n'umwe banasuhuzanyije ngo amubwire ngo yamba. Niko imbonerakure zimwe na zimwe zimeze, n'abakenyerarugamba bamwe na bamwe nuko bameze. Kuba nugufana neva, nugufana umugambwe, nugufana inzira igihugu kiri kunyuramo, ariko wakabifana mu buryo bw'ibyishimo, mu buryo bw'ishyaka, kurwana ishyaka nyine mu kintu, indugumba ukayibira ukavuga uti jyewe shyigikiye ibi bintu. Mu buryo bumwe rero n'ubundi ntabwo ubwo ari urukundo rw'igihugu. Urukundo rw'igihugu ni ukumenya intara zose z'igihugu, indirimbo y'igihugu, agataka k'igihugu. Noneho gukunda igihugu ni ukubabara umwenegihugu uwo ari we wese, ni ukubabara ubwo aho gitangirira n'aho kirangira, ni ukumenya aho cyavuye no kumenya n'aho kiri kujya, ni ukumenya umuntu wese wifuriza igihugu ibyiza kumushyigikira, kandi uwo nturebe aho aturuka. Ariko ubu tuvugana hari ijambo wavuga uturuka imwaro n'ubwo ryaba ari ryiza ntiwumvira. Noneho hakaba ijambo wavuga uturuka igitega cyangwa ingonzi n'ubwo ryaba ari ribi ukumvirwa. Akarorero, umuntu ashaka kukubwira ati ibiswi by'inkona, ibiswi by'inkona, muri ibiswi by'inkona, abana b'inkona. Donc iyo ni ijambo riziguye ririmo ibintu byinshi, ariko umuntu agahita akoma amashyi y'umurangira nka kumwe dutera haleluya, y'umurangira kumva ko uvuze ijambo rihambaye cyane. Urugero, umuntu akaririmba nk'indirimbo akavuga ngo cyaratuvunnye ntitubaha. Umuntu akayitamba akabira indugumba, akagura ikazi akabasororera, akagura inda akabasorora. Donc indirimbo ziririmbwa nizicanishamo igihugu. Amagambo avugirwa muri mitingi mu ishyaka n'atari buhuze igihugu ngo kigire amahoro n'agakiza. Ibyo bintu byose nuza kubyegeranya rero uraza gusanga umubiririmba, n'ubyumva, n'ubyandika, n'ubishyiraho. Ubwo rukundo ntabwo bo bakunze igihugu, ahubwo n'abafana. N'abafana nk'uko umuntu afana
reyo nk'uko umuntu afana intamba mu rugamba, harya niko bayita sinzi, ariko nuza kuba ubyumva neza niho hantu rero niba igihugu kiri guca muri uyu murongo cyangwa muri iyo nzira, egare rwa rupfu rero hano ni narwo nshaka kugaragaza. Umuntu ashobora kuba yapfa ariko agakukumukana n'abandi benshi bashobora gupfana, kuko abo iyo umuntu musangira akabisi n'agahiye ubwo iyo batayemo uburozi murapfana. Kandi nanone iyo abantu bakoze timu cyangwa gurupe, biriya ni nka gurupe ni timu, iyo ikiza kije gihitana imbaga y'abantu benshi, ariko noneho bagahita bavuga bati nimureba ababikoze, hakagira n'ababigenderamo. Uyu munsi wa none nisunze yenda ndaje ngaruke kuri urupfu, nisunze kuri aka kavideo wabonye imbere hahise, nuzi ntabwo mwemera, ntabwo mwemera. Ari kuvuga ko mu Burundi hari gurupe y'imbwa izajya inyama ikazihimba. Ari kuvuga ko mu Burundi hari agatsiko k'ibikona bizajya inyama bikazihimba. Ari kuvuga ko hari umugwi uri pembeni ukuntu ku ruhande utegerezwa kuzaza ukamena amaraso, ari nabyo igice kinini abantu bakorokeyemo kibemeza kikabumvisha ko ingwano itegerezwa yo kwica. Iyi ngwano rero izava hehe? Reka mpakwereke urahita uhabona. Ntabwo ibi uvuga ngo M23 ngo izaza gutera Burundi, oya, sibyo naha agaciro mbere. Niba uvuga ngo Red Tabara izaza kurwana, sibyo naha agaciro mbere. Nta ntambara ibaho Imana itagize kuno ngo yemere itambuke. Nta ngwano ibaho Yesu atagize kuno ngo ijuru nyine riterane rikora inama rivuga ngo twemeje ko 2/3 cyangwa 2/4 bigiye guhona. Iyo intambara Imana itemeye ntibaho. Niyo mpamvu niba no muri Kongo hari abantu bari biziga ko Noro Kivu na Side Kivu hagiye kuba isibaniro bigahita bifata Burundi bigafata u Rwanda, niba Imana itateye kashe ngo ishumura aba badayimoni bajye kugwana, kuko ubundi intambara ahanini ni ya shitani. Kandi intambara ibaho na Yesu yavuze ngo turwana n'isi n'umubiri na shitani. Ntabwo yigeze avugamo misile izo arizo zose, yigeze avugamo igisodi cyari cyo cyose ngo murwana n'isi, mukarwana n'umubiri, mukarwana na shitani. Intambara zishingiye uyu mubiri kubera ubutunzi buri mu butaka bituma abantu bahigana bapfa. Intambara biri mu mubiri, babanje kubara inyungu ziri mu butaka, inyungu ziri mu nyanja, inyungu ziri mu kirere. Noneho izo nyungu ni ibitekerezo by'umubiri biza guhinduka rero kurwanira za nyungu. Niho habaho kumwe rero avuga ati uzitsindira ni uzitwara. Mu Rwanda n'isi n'umubiri na shetani. Uyu munsi wa none rero ntabwo sinemeranya nawe ko Imana iri gukemura ikibazo koko yishe rubanda nyamwinshi. Nibyo koko harimo abantu bavuga ngo Isiraheli yararwanyijwe. Isiraheli yararwanyijwe, bayinyaga ishuri irenze imwe, iba mu buhake ishuri irenze imwe. Uyu munsi wa none ntabwo Burundi butegerezwa kuzajya, ntabwo u Rwanda ruzanyaga Abarundi ngo bose tubabike hano tubagire ingwate. Kandi n'u Burundi ntirwanyaga Abanyarwanda miliyoni 14 ntushaka kuziterura ngo uzishyire mu kindi gihugu gifite izindi 14, kuko u Burundi n'u Rwanda abene gihugu benda kungana. Twebwe nuko yenda habayeho ko viza ari ubuntu, abantu basa nabiyongereye. Noneho habaho nuko nanone twavuga n'iri terambere ryihuta, dushobora kuba turuta Abarundi mo gakeya. Ariko nigarukire, ntabwo buno Burundi bushobora kuzimuka ngo buvi Burundi bugi Bugande noneho ngo hasigara Abarundi abanaba abandi bagende. Nta nubwo tuvuga ngo hazaza umuntu yicaba asigaza aba noneho Burundi bujye bwaba Uburundi. Oya, kino kiganiro biragusaba kuza kucyumva witonze,
kandi ndagushimiye gukora subscribe, link na share. Rwose Uwiteka akumera umugisha kubwo gukanda subscribe ukaba umwe mu banyamuryango dusabira umugisha. Uburundi ni igihugu abantu barebera mu migwi ibiri. Harimo abanyabyaha benshi, harimo n'abantu bazi ko atari abanyabyaha, ariko imbere y'Imana twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana en general. Uwihana yihana ku giti cye, usenga ku giti cye. Nibyo koko kama kawaida kila mtu na gikapu cyake, ngo iyo bateye hejuru mwasama gwiwe n'undi agasama kuyiwe, birumvikana cyane. Uyu munsi wa none rero, niba iki gihugu kiri muri uyu murongo wo kugira ngo abantu batagwa mu mporera n'urupfu rw'abadayimoni kubera perezida, ese hakabaye hakorwa iki cyahakwiye gukorwa iki? Ni ukumvira Imana kwa Evariste General Major Ndayishimiye. Evariste ahantu ari gucisha igihugu ni umurongo uyu nguyu umwe. Ashaka ko abantu bose baba imbonerakure, bakaba ibiswi by'inkona. Kandi iyo nzira nubwo wahanura, nubwo wasenga, ntabwo abantu bazigera bose babimbonera kure. Nubwo twaza tukiyiriza ubusa tukabisaba n'Imana, ntibishoboka. Dore ikintu gishoboka rero, nuko twakiyiriza ubusa abantu bakaba Barundi, bakaba umurundi umwe w'umugabo n'umurundi umwe w'umugore. Icyo cyo twagisengera kigasubizwa kikanashoboka. Ahanini ni nacyo gishobora kuzashoboka ahubwo. Noneho rero iyi ntambara izava he rero? Izava. Nashaka nyine, harimo abantu bambwira ngo byarahanuwe birahanurwa. Nagira ngo nkusobanurire iherezo n'itanguriro ry'ibi bintu. Evariste Ndayishimiye uyu munsi wa none marayika ashyize ameza manini imbere ye. Ameza yagutse manini. Hari ibiganiro Ndayishimiye afitanye n'ijuru, kunegoseya ko adashobora kunyura ku ruhande, ashobora gutanga igihugu mu mahoro, aragihane. Ni uburyo bumwe n'ubundi, atari buhengame ngo avuge ngo ndumva ugomba kusimbura ari naka. Ashobora no kureka igihugu akakirekura kikava mu minwe ye, ariko akagira undi muntu agondera nk'uko Nkurunziza yamugondeye akabasa murago. Ibyo bintu ntabwo ubutanze igihugu ntubunakirekuye. Ikiganiro ijuru rigomba kugirana na Evariste Ndayishimiye, cyangwa se negociation agomba kugirana n'ijuru, ni iyi. Ni hamwe bagomba kumubwira ngo igihugu, senya ibigirwamana mu gihugu, rimbura ibigirwamana mu gihugu, kuraho imigambwe mu gihugu, kuramo amoko mu gihugu, yobora umurundi w'umugore n'uw'umugabo mu gihugu. N'iby'abatwa tubireke ntibibaho, ni igitutsi cyangwa se n'imvugo nyandagazi. Ibyo bintu rero marayika mu biganiro agirana na perezida, kuko buriya hari marayika uganira na perezida uko igihugu kigomba kuba cyubatswe kiyobowe, ntabwo ndi siri ko uyu mujenerali ashobora kubyemera. Hakaba ibiganiro ari kugirana muri diplomasi n'u Rwanda kugira ngo hatazabaho gushotorana cyangwa kurwana uko ariko kose. Hakaba ibiganiro agomba kugirana n'impunzi zitari kuri kote ya Red Tabara. Hakaba n'impunzi agomba kugirana n'izindi mpunzi kuri Nyangoma, izindi mpunzi kuri Red Tabara, n'izindi mpunzi zisanzwe zagiye mbere cyangwa nyuma cyangwa ubu zikigenda. Ibyo byiciro byose ni ameza y'ibiganiro hagati ya Neva n'ijuru n'abaperezida bagenzi be, ndetse n'abandi bantu bari muri opposition cyane abatayirimo. Ariko uburyo igihugu gikwiye gutwagwamo ni ubuhe? Ijambo rya mbere gikwiye gutwagwa mu buryo Imana yishimira. Noneho rero iyo uvuze ko ufite Bibiliya uri perezida, ukavuga ko ushaka kwigiriza ubusa uri perezida, ukavuga ko ufite pastor mbaye hago kuba hafi nka perezida, pasteur uyu wo ku Ntahangwa uyoboye misiyoni ya Ntahangwa, Revera Pasteur Ndera, ndamwibagiwe ariko mpamya ko nimuvuga ukura mwumva, kandi no muri kometa bazi izina rye muze kurishyiramo abantu bararimenya.
ukaba ufite abahanuzi basenga, ukaba ufite abahanuzi muri siyanse, ukaba ufite abahanuzi muri politike, ariko ibyo byose bikaba nta na zeru n'ibice zeru bigufashije cyangwa bikumariye. Ikintu kisa n'icyo ugiye kugwamo cyangwa uri bugwemo ni uko umutwe umwe wigira inama y'ibisazi. Ntabwo aba bantu bo bari butsinde, ni ibintu bavuga ukabyumva utabyumva bakigira, ariko akaga ko ntikavaho. Byasabaga iki rero? Byasabaga gushungura igihe kitari munsi y'umwaka wose wihereranye n'Imana, wowe Neva Evariste, wicaranye n'Imana, wowe Evariste Generali Major. Noneho niho Imana yakuyagisha nanjye ibyo ntavugiye, si uko njye ntabifite. Dawidi buno mu Burundi arahari, none se ntahari Dawudi? Mu bataha yavamo, mu bari mu Burundi yavamo, arahari. Ariko koko Imana itahawe ikibanza nimero ya mbere mu kuyisenga no mu kuyisaba ibyo bintu ngo bitondeke, ntabyo yirirwa iguha kuko utabisabye. Kubera ko umwanya usigaranye ni umwanya uciriritse, ni umwanya udafite agaciro. Nibyo tuvugira ku munwa ko dusenga ariko imitima yacu idasenga. Ni urukundo tuvuga ko dukunze abenegihugu bose ariko mu mutima Imana itari kubireba. Ese Imana yisura Perezida isura iki? Isura umutima. Iyo mpamvu Dawidi yavuze ngo nacumuye, ngo ariko ngaramye mu buriri, ndyamye mu gisasiro cyanjye cy'ibwami. Nuza kundeba ugasanga hari indi Mana, ugasanga hari akantu ku ruhande k'agashami gahagitseho, ntumububwiye ngo undimbure. Ngo ariko nusanga umutima wanjye ari urusengero rwawe, urambabarira. Kuko urukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana ni ibintu ariko byose ushyize ku munzane, urukundo ruraruta imbabazi. Nibyo ra? Niba ntibeshye, urukundo ruraruta imbabazi. Kuko Dawidi yaravuze ngo gerenzura ku munzane ibyaha nakoze, nusanga uburakare n'umujinya byo kumpana, ukareba n'urukundo nkunda, njyewe nkubwiye amabi yanjye yose, nkusabye ikigongo umparire. Egare kubabarirwa, Dawidi yarababariwe. Ubwo bisobanuye ko urukundo ari rwo rukuru kuruta imbabazi. Noneho rero Perezida ubundi yakabaye akora iki mu gihe Imana imuhaye kuba perezida? Perezida yakabaye ajyana uriya mutima Imana ikawureberamo abenegihugu bose, ikawureberamo intara zose, ikawureberamo amabara, buri kimwe cyose Imana ikanyuza ijisho ryayo mu mutima wa Perezida, ikamubonamo igihugu cyose kiri imbere ye. Noneho igahita imubwira ngo mu gitondo nusura igisate cy'ubworozi nzaba ndi kumwe nawe, nusura icy'uburimyi nzaba ndi kumwe nawe, nusura icy'amabuye y'agaciro nzaba ndi kumwe nawe. Rero iyo habayeho ko Perezida wa mutima Imana iri kuwureba ntibonemo igihugu, ntibonemo abenegihugu, yagiyeho nabi, burya no kuvaho avaho nabi. Aha rero Imana niza gukuraho Evariste Generali Major Ndayishimiye, izamukuraho nabi nabi. Egare kenshi na kenshi igukuzaho urupfu. Ntabwo urupfu rw'Imana rero mwirubarira mu masasu ya Red Tabara cyangwa n'undi muntu uwo ari we wese. Urupfu rw'Imana ntimurubarire mu burozi n'umubunyura mu zuru umuntu agapfa. Isazi igitangurirwa nacyo cyica umuntu. Sefini, urupfu ntabwo rusaba, urupfu rw'Imana ntirusaba intwaro zivuye mu Budage no mu Burusiya ngo Imana yabuze Perezida, ngo irashakisha Perezida, ngo irare yicaye yirigwe yihya. Yaravuze ngo Ahabu tuzamufata dute? None se Ahabu yacumuye bike, yakoze bike? Tuzihindura umwuka w'ikinyoma dushukashuke abana b'abahanuzi, twinjire turebe hirya turebe hino, ngo niturangiza byarangiye Ahabu yishwe n'umuntu warashe asa n'uri gukinata, arasa umwambi, uyu mwambi utobora wica, ngo aho zarigatiye amaraso ya Naboti ziba ariho zirigatira
ay'Ahabu. Kandi Ahabu yari yagerageje kwiyoberanya kugeza ubwo yiyoberanya yambara n'imyenda itari iye, yambara iya Yehoshafati, ariko urupfu ruranga ruramubona. Mwikumva rero ko Imana gutoragura ikibi no gukubura no gukoropa no guhanagura ngo biri buyitware enerije nyinshi nk'izacu. Oya, twebweho biragoye, ariko ku Mana ni nk'ubufindo. Haleluya. Ubu nkurikiye Yesu Kristo nashimwe cyane. Nagira ngo ngumenyeshe rero ko kukamandaza umutima ntunyure mu murongo n'ubuyobozi Imana ikuyoboramo, kenshi na kenshi birasuka ku rupfu, birarasuka ku rupfu rwose. Ibyo byo ntiwiri gushidikanya, bizinjira bigende bihagarare ku rupfu, noneho rwa rupfu nibwo ruza rugahita rugira ingaruka ku bantu bose. Ndetse buriya Perezida bayashyizweho n'Imana, wafata n'umwaka wose w'inzibacyuka avuga ngo manda yanjye iraheze, nakunze igihugu ku rwego rw'uko nifuje ko buri murundi abona amazi n'umuriro, umuyaga nkuba, kugeza ubwo umunyagihugu wese ajya akanywa ku manywa na nijoro. None ngewe Perezida birananiye, fashe hafi amezi 5 ndi mu nzibacyuho, turi gusenga tugiye gushyiraho ubufindo. Example, akarorero, turi gusenga ugahamagara shehe, ugahamagara pastoro, doke shehe reka tumureke, ugahamagara bemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu gihugu cyawe barahari. Turacyafite akanovera kabahishurirwa n'abereko. Washaka ntunahamagare twebo ku mbuga nkoranyambaga, hamagara abantu babwire ngo mutabereye igihe nta gihugu Imana yaguhaye umugisha, woroye inkwavu, woroye inkoko, urarima, ufite amavoka, ufite amatongo, ufite inganda, ufite amazu meza, ufite amamodoka menshi, ufite icyubahiro, umushahara wawe uzahoraho, nta kibazo, uri Perezida. Ibyo twebwe tunarwanira ngo gumaho cyangwa avaho, ahubwo twebwe tugiye kurwanira inyungu. Turebe Perezida niba duhaye iterambere ryiza ry'umugisha, reka dukoma amashyi meza menshi, iryo terambere turebe ko twaguma nyine igihugu kizamuka n'umwene gihugu aronka ubuzima bwiza. Ariko niba Perezida amazeho umwaka ntacyo agezeho, akamaraho 2 ntacyo agezeho, ibihugu byateye imbere birakweguza, uhita wegura, ntabwo barindira ngo manda irangire ngo urumva ngo rererere, oya, uhita wegura. Twebwe rero nubwo yaba adashoboye abaho, ahubwo bakajya bavuga ati gumaho karamata. Ibyo rero hakabayeho ko unavuga uti dushyizeho ubufindo bw'umwaka wose cyangwa amezi angahe, dutoranye, dutore, dufinde, dushakisha ikintu cyatuma Uburundi buhinduka Yerusalemu, buhinduka Isiraheli, buhinduka mu ruhando mpuzamahanga Uburundi burenze ubwo twe tubona n'ubwo twumva n'ubwo tuvuga. Ibi rero ntibyakabaye binahanurwa cyangwa bivugwa kubera ko abantu cyangwa se imikorere irahengamye, irakucamye cyangwa irafutamye. Nagira ngo rero mbwire umuntu wese ukurikiye iki kiganiro, urupfu ruzanwa n'icyaha. Niba umuntu ari mu cyaha, bugize ngo uriri gushakisha se ubuzima, nta mahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga. Niba rero umuntu ari mu cyaha, ari mu nzira y'icyaha, mu kukirwanya akakirwanya nabi, egari ko nikigaruka ahubwo nacyo kirakora ibara, gikora akaga, gikora amagi. Ntabwo rero uhereye mu gihe cy'abami kugeza kuri iyi ngoma ya Neva, niba gusimburana kwanyu kutarahinduye Uburundi uko Imana yabugambiriye nuko yabugennye, niba gusimburana kwanyu kutaragejeje Umurundi aho Imana ishaka ko agera, ntabwo ibyo bintu mushobora kubibamwo amahoro. Doke rero uko yatorwa n'Imana. Haleluya. Tera agatebe tuganire, iminota irasize, ariko tera agatebe tuganire. Reka duheshe umugisha abantu badukurikiye. Imbago ya besi, nkukururiye imbago ya besi. Uyu munsi ubuhanuzi nkuzaniye, Imana igukururire imbago, Imana ikwagurire imbago. Imana yivuze kwagura imbago, hari igihe umuntu atunga umubiri ariko uri mu burwayi,
Imana ikwagurira imbago utunge, noneho ibice byose bibe nta ndwara irimo. Imana ikwagurira imbago. Hari igihe umuntu atunga ntarenge miliyoni 10, Yesu akwagurira imbago zirenge miliyoni 10. Hari igihe umuntu aba mu nzu y'ibyumba 3 na saro, cyangwa akaba mu cyumba na saro, cyangwa umuntu akaba mu nzu y'ibyumba 8 na saro. Uhoraho akwagurira imbago mu izina rya Yesu Kristo. Hari igihe umuntu atunga karne, hari igihe umuntu atunga imodoka naka, ariko Yesu akwagurira imbago mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hari igihe umuntu atunga akanatunga pitekeshezerererebo uravibe bayukamene kuwa zomene ya zopaya. Ndakumva papa, uri umukiza, uri umutabazi, uri umurengezi. Hari igihe umuntu ibisekuru bishinga imiko, bigashinga imivumu, bigashinga imihati. Ibi bisekuru byose bikagenda bikarika ku muntu, noneho bigafirima aho utagomba kurenga. Ariko mu izina rya Yesu Kristo ryaguriye Aburahamu, no mu izina Aburahamu Imana ikamwagurira, ryasezeraniye Yabesi rivuga ngo nzakwagurira imbago, nkukuririra imbago mu izina rya Yesu. Hari igihe uba ugenda business yawe itarenga intara, ariko mu izina rya Yesu, Yesu akwagurira imbago, business yawe irenga intara mu izina rya Yesu Kristo. Hari igihe umuntu aba afite urugendo rworoshye cyangwa rurerure, nagira ngo ntangaze mu izina rye yampamagaye. Hari igihe ubukundu ariko Yesu yagura urukundo. Hari igihe abana muba muri kumwe ariko Yesu yagure imibanire yawe n'abana biba umugisha, biba amashimwe mu izina rya Yesu. Hari igihe umuntu hari karande zamuzitiye, hari igihe umuntu haba hari abarozi bamuzitiye cyangwa ibisekuru, ariko ishobora byose isumba byose ikwagurira imbago mu izina ry'umunyanazareti. Icyubahiro kibi kisumba byose ishobora bingahe byose mu izina rya Yesu Kristo. Uhoraho umwami nyene ngabo Imana akwagurira imbago mu izina rya Yesu Kristo. Hari igihe umuntu abaho mu buzima bwe akaba adafite inshuti zagutse. Hari igihe umuntu agira inshuti zo mu gihugu gusa, umuntu akagira inshuti zo muri quartier gusa. Yesu koko turi umuryango mugari, buriya muri Amerika wakurayo inshuti kandi uri muri Afrika, mu Burayi ukabonayo inshuti kandi uri muri Afrika. Hari ariko n'abantu bari i Burayi babona inshuti muri Afrika, hakaba n'abandi. Kwaguka ni ukwaguka kuko ubwami bw'Imana buraguka, urukundo rw'Imana rukaguka ngo rusumba ukwezi, rusumba izuba. Nawe muri wowe mu izina ry'umunyanazareti aguka, utera imbere mu by'imwemu, utera imbere mu by'umubiri, utera imbere mu by'isi, ariko atari isi byo kurimbuka, ahubwo tuvuze iby'isi n'ubuzima rusange budutunga bwa misi yose. Haleluya. Ndatangaza rero mu izina ry'uwaducunguye kandi waduhamagaye, aguka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Sengeye amaboko yawe yaguke, sengeye ibirenge byawe byaguke, mu mifuka hawe haguke. Kuri kone ntabwo hahoraho urugezo rw'amahera ya naya, ahubwo ni haguke hagiha amafaranga menshi kandi meza y'umugisha. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Sengeye rero imbago zawe uyu munsi turi igitarike nuko kwezi umwaka utaha uzabe warashoboye gukurura imbago, koko ibintu iyo bitari kunguka biba biri guhomba. Iyo ibintu byaheze hagati na hagati haba hategerezwa kwa kafe ruje, hakagira ibigenda n'ibindi bikabona uko bigenda. Va muri ambutiyaje y'abadayimoni mu izina rya Yesu, va muri dodani y'abadayimoni mu izina rya Yesu, va muri dodani ya shitani mu izina rya Yesu. Ntangaje ishobora byose isumba byose ko yakwagurira imbago nk'uko na Yabesi yaguriwe imbago. Umwuka waguriye Yabesi uracyari kwagura, umwuka w'Imana wabanye na Yabesi n'ubu uracyari kubana natwe. Imbaraga z'Imana zafashije Yabesi n'ubu ziracyamufasha mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu bwarasiye Yabesi n'ubu uyu munsi biracyamufasha Yabesi. Ntabwo yari umuntu ufite izina ryiza, ariko Imana yamuhaye umugisha. Haleluya. Nagira ngo rero mu buryo bumwe n'ubundi ijambo rimwe nagutangariza ni ukwaguka. Kwaguka kudaturutse mu bantu cyangwa mu bintu, kwaguka guturutse mu ijuru, kwagukirwa, guhirwa, kururanyirizwa mu izina rya Yesu Kristo. Niba ari naho ubwiriza cyangwa ari naho wigisha, aguka mu izina rya Yesu. Niba hari naho ucururiza ukaba waranguzaga igare, ranguza moto, ranguza imodoka, ranguza indege. Niba waranguriraga i Kigali cyangwa Bujumbura, rangurira muri Chine, rangurira Dubai, rangurira i Burayi, rangurira muri Amerika. Mu izina rya Yesu Kristo dutangaje umugisha wo kwaguka. Niba ubyizeye ikiriza ngo amena,
kandi iyi amen ubivuga ubyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Yesu niwe ufite mondiyare mu biganza bye. Ndabizi hari abantu badukurikiye bafite amadeni babuze ubwishyu, hari abantu badukurikiye bagiye no gupagasa bahiga ubwishyu barabubura, yigwa kumva ntacyo atakora ariko ngo abinyangamugaye mu gukiranuka ku mpamvu z'amadeni. Ariko mu izina ry'yampamagaye ndatangaje, niba wizeye ubutumwa bwiza, niba uri kumwe natwe mu butumwa bwiza, ijuru rikurasire kandi rikurasire izuba ry'umugisha n'imvura y'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nagira ngo nkumenyeshe ko kandi bwire ko mu ijuru dufite umukiza. Mu ijuru mbere y'Imana mfite umuntu mvugira, n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo, mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, kuko adapfa singipfuye jye naye Yesu turumwe. Ntabwo rero Imana yakuremeye amarira, Imana ntiyakuremeye kurimbuka, Imana ntiyakuremeye kubabazwa, Imana ntiyakuremeye gusonza, Imana ntiyakuremeye kwambara ubusa, Imana ntiyakuremeye kugumirwa, Imana ntiyakuremeye kuba ingumba, Imana ntiyakuremeye kwicwa n'abarozi, Imana ntiyakuremeye kubaho muri ubwo burwayi, Imana ntiyakuremeye kuba umwikorezi w'amadeni. Tura mu izina rya Yesu Kristo. Yesu yaravuze ngo mundobanurira abantu barushye, mwongereho n'abaremerewe, abo bose baze basangaho ndi ndabaruhura. Ntabwo uri bujye mu ijuru ngo Yesu akuruhura. Izera ijambo ry'Imana, nta handi hantu biri buronderwe, nta n'ahandi hantu biri buturuke. Izera ijambo ry'Imana, reka Yesu agutura umutwaro. Siyase yananiwe, abazungu bananiwe, inshuti zananiwe, bavandimwe bananiwe, Yesu agutura umutwaro wakorewe n'isi, ukorerwa n'abantu, ukorerwa n'ibintu, mu izina ry'Umunyanazareti. Yesu naguture umutwaro, Yesu naguture umutwaro. Izina ry'Uhoraho rihabwe icyubahiro. Ntangaje rero mu izina ry'Iyampamagaye, ifite ubutware kandi ifite ubushobozi. Haleluya. Nyemerera dusengane Imana, dusengane Imana muri iri jambo ry'Imana. Ndagushimiye kandi urangiza ikiganiro. Nujya ubona urangije ikiganiro ukagera tuva ku munota wa mbere ukageza ku munota wa nyuma, nakubwira ngo ujye wizera umugisha twatuye, kuko ibya nyuma bihesha ibya mbere agaciro. Niba utangirana natwe ugasozanya natwe, marayika watangiranye natwe niwe usozanyije nawe. Ngaho rero ugabana umugabane ngabana uri kuvuga ubu butumwa nawe ubwumva. Afashaga basogokuruza niko natuza dufasha imyaka iri imbere, niko natuza dufasha imyaka iri imbere. Umuyaga w'ishuhe urawuturinda, uzatubera ubuturo budashira iteka, uzatubera ubuturo budashira iteka. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite nitwifuza ndi mu bengezi, tugufite nitwifuza ndi mu bengezi. Imisozi itararema, isi itarabunga, uhereye kera kose uruko wahoze, uhereye kera kose uruko wahoze. Ndakugumbiriye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo,
amahoro y'Imana, shalom shalom, shuti bavandimwe. Umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe. Ndagushimiye data, aba bantu ni wowe bakurikiye, ni wowe bareba, ni wowe bumva, ni wowe mugendana urugendo rw'ubuzima bw'umwuka n'ubw'umubiri. Mbaye mikoro, mbaye indogobe mu izina rya Yesu Kristo. Dusabiye iki gihugu, ntitushobora kwishima, ntitwanezerwa hamenetse amaraso. Urinde abarundi n'abarundi kazi, utabare Perezida, muganire kandi muyage muhuza mu buryo bumwe n'ubundi, habeho amahoro. Unkurikiye afite ikibazo arakikweretse mu mutima, sigiye yakurikiye ni wowe. Uyu muntu uri kutwumva kandi uyu muntu uri kureba mwami muri gi, niyizera apfukamye aciye bugufi, umwumvira umuhera ubuntu. Ndagushimiye ko uduhereye ubuntu kandi utwumviye ubuntu, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Uwiteka Imana Nyiringabo aguha umugisha. Ciao ciao, shalom shalom.